Nk'uko mubyumvishe rero, aya ni amarira y'umwe mu bagize umuryango w'uyu nyakwigendera Gatwa Aroni. Uyu musaza nk'uko mubibona ku ifoto mu gitabo cy'irangamimerere, yavutse itariki ya 1 ukwezi kwa mbere 1925, ariko iyo muganiriye cyangwa se iyo mwaganiriraga yababwiraga ko we imyaka nyirizina afite ari imyaka 110. Uyu musaza rero yagize atya izabukuru ziwe, aba avuye mu mubiri we, ndetse yari umusaza w'inyangamugayo, umusaza dukunda cyane twemeraga. Ariyo mpamvu ngira ngo dukurikire uko imihango yo kumushyingura yagenze muri rusange. Yari umusaza wubaha Imana, wizera Imana, abantu twese twamugishaga inama, bityo Imana imuhe iruhuko ridashira. Aho kuko yaruhutse, kandi tuzi ko muri Yesu ariko bigenda, kuko umwana w'umuntu yabonye bimubaho. Ariko uyu mwanya turasenze kugira ngo abari hano dufashe kandi dukomeze imitima yacu n'intekerezo zacu, dutekereze uko ushaka kandi twibwire uko ushaka. Hano rero ku mpamvu zo gusezera umusaza wacu, umukristo wacu, ubaga mu itorero cy'ibanze tuyoboye, kandi niwe wadutoje uyu murimo turimo dukora. Turabashimiye rero kuba mwaje kwifatanya natwe muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha, murakoze. Imana imuhe umugisha. Twagira ubuntu ariko byiza ko ari ikirori cye cya nyuma baje
Aririmba na 30 mu ndirimbo z'agakiza. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugereranya n'ubwatamumazi tunyura mu nyanja imagakuba ari kumukiza ngiyo tuyobora ubwo tuyobora n'umukiza wacu dufite amahoro urugendo kandi kakaza tugeza n'ijuru amahoro kwibuka urugendo ruratunyura kure umuyaga mwinshi ijambo ry'Imana ubwoba n'amakuba urumva bwazo ntizibagirana mw'ijuru rwa Yesu ubwo tuyobora n'umukiza wacu dufite amahoro urumva rugendo kandi kanaza tugeza mw'ijuru ntabwo tuzongera kwibuka urugendo n'urwo rugo umuyaga ufite imbaraga natwe twegereye ku nkombe y'uruzi hanyuma tujye kurikirana umuhango ariko icyo ngicyo cyabaye basabwe no gukoreramo hariya ikibazo ko kandi abantu bakeneye bose gusuzuma n'ubu buryo rero tugiye gukoresha ibintu cyane gusuzuma kandi wese n'abana bakunda n'abasore cyangwa tukabisuzuma n'uko ngiye guterera kugira ngo tubikore kandi muri miryango ndetse tuba kugendera gusaza abandi natwe dufite amateka umwanya akaba ariko tugiye gukora ibintu byo byanjye
imana rero imbere yawe umuryango abana abifuza inshuti abavandimwe twese dukomeye hano ntabwo nanjye ntabwo twinze muri uyu muhango wo kwiherekeza imana natwe rero kandi imana natwe dufashe kuko mwami imana yacu twavuze mu bw'ingenzi bityo rero kuko wamwifuje wasanze ko ari ngombwa ko ugomba kumwisubiza ntacyo twabihindura urakoze rero kubaye kano kanya dufashe ku muhango tugiye kumukorera kuri wa nyuma kandi hagati yacu ubuzima bwa yesu ujye utumbira yesu aza kuyobora amahoro ujye umuhanga amaso yesu ujye umuhanga amaso yesu ujye umuhanga amaso ajarinda ajarinda umutumirire kumanywa na nijoro ajarinda ajarinda umutumirire kumanywa na nijoro iyo ushutwe nk'uyabinzira ujye utumbira yesu ukomeze inzira itunganye umukure w'amaso yesu ujye umuhanga amaso yesu ujye umuhanga amaso ajarinda umutumirire ku manywa na nijoro ajarinda umutumirire nijoro inzira itagaragara akaba mu kabwibwi yesu ati njye ndi kumwe nawe ujye umuhanga amaso yesu ujye umuhanga amaso yesu ujye umuhanga amaso ajarinda umutumirire ku manywa na nijoro ajarinda umutumirire ku manywa na nijoro urupfu ntirushakuwaho ujye utumbira yesu n'inkomane n'ingaza kugeza mu ijuru usohora amahoro yesu ujye umuhanga amaso yesu ujye umuhanga amaso ajarinda umutumirire ku manywa na nijoro ajarinda umutumirire ku manywa na nijoro ikomeje n'abandi bose twabanjije umuryango n'abandi bose twabisezera nuko tugakomeza iyo ndirimbo iyo ushutse nk'uyabinzira ujye utumbira yesu ukomeze ku manywa na nijoro ajarinda umutumirire ku manywa na nijoro inzira itagaragara akaba mu kabwibwi yesu ati njye ndi kumwe nawe n'umuhanga amaso yesu ujye umuhanga amaso
Aroni Gatwa kugira ngo twifatanye n'umuryango dusangira nabo umubabaro. Bimwe rero muri twe nacyo gitumye uyu mwanya turi hano tumerekeza kuko ntabwo tuzongera kubona ukundi. By'ukuri iyi nshuti yari umubyeyi udufashije muri byinshi, yasubiriye mu mahoro y'Imana kuko ibyanditswe byera bivuga. Bimwe rero duciye bugufi yanditse umwe mu muryango kugira ngo bagezeho imyirondoro banagize uburenganzira bugufi kugira ngo bategurwe bazifasheho imyirondoro y'abategetsi. Kandi papa we yavutse igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kane. Birumvikana ko atari waba ari mutoya, atari waba uri mukuru uri mukuru. Niyo mpamvu bisobanura gutyo. Abo bana rero bababwiye umuryango wasize abantu 218, kugira ngo tubamenyeshe ko hari abana babiri bakuru. Uwo mugore we bababwiye wa mbere mukuru, hari abana be babiri b'abakobwa banakurikirana batari mu gihugu, bashatse kera bashatse hanze. Iyo miryango ntabwo twayizemo ko ntabwo tumazi, bashatse yo tuzi ko bafite imiryango, bafite abana batandatu, umuntu batandukuru ku mubiri, ariko twizeye neza ko ku mukobwa we mukuru ukubibara bafite yanze bikunze. Abo bari hanze amakuru yabo ntabwo tumazi. Abo bana 218 bararenga buri hafi no muri zo ibyo bakabwira gutera Ubwo kwizera n'ibyiringiro dufite muri Kristo Yesu, reka tumushyire mu maboko y'Imana mu gihe twebwe twiteguye. Mwemerere icyo bugufi dusenga Imana. Mana ibambe, twongeye tuje imbere yawe Mwami wanjye Imana, tugushimiye yuko wongeye kuduha Mwami Imana kuba turi mu kirori cya nyuma cy'uyu mubyeyi nyakwigendera Aroni Gatwa. Twumvise neza uburyo wamuhaye kurama, akaba afite umuryango wakize w'abana 218, ariko hari abamwe tutabashije kumenya amakuru yabo kuko bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bityo rero kumvikana neza yuko wamuhaye kubaho wakurama, bityo agize uwo muryango asize, ibyo nabyo turi gushimira. Mana data w'imbabazi, kumvikana ko asize n'umugore usigaye muri abo bana, ubu nawe Mwami turamukweretse kugira ngo nawe ukomeze kumurinda no kumukorera. Data Imana, kimwe n'imiryango asize, turabasengera abo bose Mwami, kugira ngo muzabahe ubuzima, muzabahe kurama, ndetse nk'uko nyakwigendera wamuhaye kurama, nawe tugasabaye kurama. Mwami wanjye Imana, uzabahe guhirwa, uzabahe umugisha muri byose, kandi icyo twifuza muri ibyo byose uzabahe kuzagira iherezo ryiza. Urakoze Mana yacu, komeza kudufasha no kutugira neza, byose tunatumana n'izina rya Yesu. Ubwo yuko napfiriye ibyaha byacu bakatuzukira, mbese kwizera kwacu kukaba gufuza. Kwizera nyakuri rero tuduhesha ibyiringiro byo kuzuka. Kristo yarazutse, niyo mfura yo kuzuka mu bapfuye bose. Nk'uko urupfu rwazanywe mu isi n'umuntu umwe, niko Yesu Kristo yazaniye abantu bose kuzuka. Uyu mubiri ubora numara kwandika kutabara, ubwo hazasohora rya jambo ngo urupfu ruzuye rukwigisha. Imana ishimwe cyane ibyo tuhakoresha n'umwana wacu Yesu Kristo. Mwemerere turabikire imikorari yakubwiye idufashe indirimbo imwe yose. Hahirwa ababyeyi bapfira mu mwami, umukatiye iyo muruhuke. Hahirwa bapfira mu mwami, umukatiye iyo muruhuke. Hahirwa
bapfira mu mwami umukatiye muruhuke hahirwa abapfa bapfira mu mwami umukatiye muruhuke hahirwa abapfa bapfira mu mwami umukatiye muruhuke hahirwa abapfa bapfira mu mwami umukatiye muruhuke hahirwa abasaza bapfa bapfira mu mwami umukatiye muruhuke hahirwa abapfa bapfira mu mwami umukatiye muruhuke bapfira mu mwami bapfira mu mwami umukatiye muruhuke bapfira mu mwami umukatiye muruhuke hahirwa abapfa bapfira mu mwami umukatiye muruhuke bapfira mu mwami bapfira mwami umukatiye
yaba Yesu yaraje maze ntarisezeraho nahinduriye mabanje inshuti zankundaga ariko igihe ni gito maze ntarisezeraho cumbi ry'amarira cumbiriye shumutwe yaba Yesu yaraje maze ntarisezeraho nahinduriye mabanje inshuti zankundaga ariko igihe ni gito maze ntarisezeraho ngiye kuvuga amarira nagure baremerewe maze baturira bavuna ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana Haleluya Yesu naze dusezere ku mirimo ngiye kuvuga amarira nagure baremerewe maze baturira bavuna ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana Haleluya Yesu naze dusezere ku mirimo niyerekeje kumukiza tena ramaramaje sinasubira inyuma ubwisi yuzuyemo ibigeragezo byinshi ndakomeza imbere kugeza ubwo azagaruka hamwe niyerekeje kumukiza tena ramaramaje sinasubira inyuma ubwisi yuzuyemo ibigeragezo byinshi ndakomeza imbere kugeza ubwo azagaruka kandi ngiye kuvuga amarira nagure baremerewe maze baturira bavuna ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana dusezere ku mirimo kandi ngiye kuvuga amarira nagure baremerewe maze baturira bavuna ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana Haleluya Yesu naze dusezere ku mirimo ngiye kuvuga amarira nagure baremerewe maze baturira bavuna ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana Haleluya Yesu naze dusezere ku mirimo Haleluya Yesu naze dusezere ku mirimo Haleluya Yesu naze dusezere ku mirimo Haleluya Yesu naze
dusezere ku miruho naho kijya icyo uzaba cyo uragendana naho kugira ngo kuba dufashe umwanya wo kugira ngo dushyireho korali rimwe niko babitojwe n'umusaza nyakwigendera twerekanye neza yuko twigishaga yavugaga ko umuntu afite igihe cye cyo kubaho kandi igihe kizagera n'ubundi igihe cye akagisoza bityo rero dufite icyiringiro cy'uko ibyo yatwigishije dukenera gukomeza kubiseramo kandi tugakomera rwose tubaho uburezi kandi tugire neza bafite umwanya wo gusenga Imana gusenga Imana. Mana ishobora byose, Mana yo mu ijuru, uremye umuntu mu ishusho yawe kandi umushyira mu isi, ushyiraho n'iherezo ko igihe nikigera azava muri iyi si. Uvuga ko abizera bazagusanga mu ijuru bakaruhuka imihati yose mu isi. Bivuga ko Aroni yabaye muri iyi si wamushyizemo akora umurimo w'itorero kandi umurimo w'Imana awukora abwiriza ubutumwa. Kuri uyu munsi ageze igihe cyo kwitaba ijwi ryawe, cyo kwitaba iwawe, kandi afite ubuhamya bwiza. Niyo mpamvu uyu mwanya tugufite mu biganza byawe, uyu mwanya akiri hano ku isi, turitegura ko ashyirwa mu nzu wateguye cyangwa abarangije urugendo rwo muri ijuru. Ntabwo arahajya rero turitegura kuhamushyira, ariko uyu mwanya turasenze ngo twebwe twese turi hano twaje kwifatanya n'umuryango wa Gatwaroni kugira ngo tumuherekeze, inshuti n'abavandimwe, abaturanyi. Mana ukomeze kudufasha muri uyu mwanya turimo, kandi umwanya wose tumara aha ukomeze kuturinda. Turabizi ko natwe ubwacu atubanjirije, ariko natwe tuzakurikiraho. Nuko rero ukomeze kudufasha muri ibi bihe ijambo ryawe rivugwa, muri ibi bihe byo gukomeza kutwirirwa ibye, ukomeze kubana natwe kandi tubisabye Imana mu izina rya Kristo wacu, amen. mwiza mushya n'abaremerewe ndabaruhura, naho ubutware mu ijuru no mu isi. Muhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Urugo rwa data harimo amazu menshi. Aba ni abavuye mu by'umubabaro mwinshi kandi bameze ibitsina byabo, bagendesha amaraso y'umwana w'intama. Icyo gituma bari imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Bazicwa n'inzara kandi bazicwa n'inyota, kandi izuba rizabica cyangwa icyokere cyose umwana w'intama azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yawe. Turagushimira Mwami Imana yacu ishobora byose, iriho kandi izahoraho. Igihe cyo guciramo imanza kirasohoye, n'icyo kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye. Mu isi muhorana imibabaro, ariko nimuhumure mwanesheje isi, nuko Yesu Kristo atubwira. Hahirwa abapfa baturana mu Yesu. Mubere rero twumve n'ijambo ry'Imana, naryo ngiryo rigufasha. Reba turasoma 20 iri muri Zaburi ya 90, turasoma umurongo wa 10, dusimbuke dusome umurongo wa 12. Haragira hati: iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi tugira intege nyinshi bikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byanyu ni imirimo y'umubabaro, kuko ishira vuba, natwe tukaba tugurutse. 12. Twigishe kwa iminsi yacu ni uburyo butuma dutungukira ibigenza. abibwiwe kenshi nabisanze mu ijambo ry'Imana Nifuje ko dusangira nawe n'abahanuzi
abakozi b'Imana iri jambo kuri uyu munsi wa none bambwira iby'Imana kuri uyu munsi turi guherekeza ariko iri nyakwigendera Aroni ngorane nkibaza se mwami Yesu ijambo twumvise muri Zaburi hari icyo nasobanukiwe ijambo rikwereka neza bose batangiranye n'Imana ibasezeranye Oh hallelujah, igihe kinini ntegereje amasezerano y'Imana, igihe kinini nifuza ko Imana ingenderera. Nabibwiwe kenshi, nabisanze mu ijambo ry'Imana, nahuye n'abahanuzi, abakozi b'Imana batandukanye bambwira iby'Imana izankorera, ariko kenshi cyo mu bibazo mu ngorane nkibaza se mwami Yesu amasezerano yawe azuzura ryari. Hari icyo nasobanukiwe kimwe nuko abatangiye bose batangiranye n'Imana ibasezeranyije yabyujuje. Duhereye kuri Abrahamu data wo kwizera, Imana yamusezeranyije bukeya na Isaka. Turebye bagendanye n'Imana bose, ibyo yababwiye yababeshye. Kenshi muri isi barambeshye, hari abampaye amasezerano ntibayuzuza, nanjye hari nabo nabwiye amasezerano sinayuzuza, ariko Imana ishimye, Imana yacu irayuzuza. Ndizera ko amasezerano aje, ndizera ko ibyo Imana yatubwiye bigiye gusohora, ni igihe cy'amasezerano yuzuye. Amen. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Yukora Aburahamu ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano. Isi yose isini izavaho, ijuru ryo rikabaho. Haleluya. Uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose isini izavaho, ijuru ryo rikabaho. Uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira wizera Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Nubwo tuturushwa n'abantu, twizera Imana yacu. Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi yose isini izaho, ijuru ryo rikabaho. Haleluya. Uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose isini izavaho, ijuru ryo rikabaho.
yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe no kubyo tubona mu isi tuguma n'ukwizera mw'ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose isi yose isi ni izavaho ijuru ryo rikabaho haleluya uwizera azabona ayo masezerano isi yose isi ni izavaho ijuru ryo rikabaho uwizera azabona ayo masezerano wabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami yesu ntacyo murekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ububasha bwayo umurema mu irangije umumekera mu mwuka anagira ubuzima ariko iravuga iti dore ukuwe mu mukungugu uzongera ubuzima muri uwo mwanya natwe tuherekeje nk'uko n'ubundi ijambo ry'ibyo bivuga dukoze n'umuhango kugira ngo dufungurire abandi nabo baherekeze umuryango rero niwo ugiye gukurikiraho hari abafureranye mushyiramo itaka cyangwa se indabyo buri wese arakora ikimworoheye hafi aho rero umuryango niwo ubanza kuza muherekeze ushyiramo indabyo cyangwa se bakomeze badufashe wa muntu umushyingure kugira ngo iki gikorwa nacyo kibashe gukorwa rero abafite kanini umwanya wo kugira ngo icyo gikorwa gikorwe agahungu kaza nkurikije n'ubundi bisaba umuyobozi w'indirimbo kugira ngo adukomereze Tata tuzamusingiza
tuzamwiriza umuntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi imigisha yatwungukira aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagezi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagezi tubaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzashira agahinda kose aheza